turagusenga Yesu turagushima ukwakisha abantu umusaraba mutagatifu Yesu bamukorera umusaraba nuko bafata Yesu maze agenda yikoreye umusaraba we yerekeza ahantu hitwa ku Gihanga mu Giheburayo hakitwa Gologota. Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rukihanganira byose. Indunduro y'ibikorwa by'agashinyaguro abasirikare bagiriye Yesu yabaye yo kumuhekesha umusaraba. Barangije bamuhereza imbaga yari imutegerereje hanze ngo nayo yishyireho akanya. Kwikorera umusaraba ugiye kubambwaho byari igihano cy'umuntu usuzuguritse kurusha abandi bose, kuko byamuviragamo gusekwa no kuvumwa n'umuhisi n'umugenzi. Nabyo Yesu yarabyakiriye yihindura kuvumwa ari twe agirira, kugira ngo umugisha wa Aburahamu usesekare kuri bose. Umusaraba w'ubucibwe yawugize uw'umukiro, yemera kuwikorera no kuwubambwaho. dusabe. Nyagasani Yesu watubanje urukundo tukwitura inabi, turakwinginze dukomeje ngo turanduremo urwango twabibwemo na Sekibi. Ni umutima ukunda abantu bose kuko baremwe basa n'Imana, bakaba n'abavandimwe bacunguwe na Yesu Kristo. Duhe gukunda nk'uko wabiduhishuriye, dukunde abo waduhaye, rwa rukundo rubabarira byose, rwemera byose kandi rukihanganira byose, bityo tuzabone gusangira ihirwe ry'ijuru, wobaho ugateka iteka ryose. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungurire none, utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Nyagasani utubabarire. Abakristo bapfuye Imana nibabarire baruhukire mu mahoro.